bibiri turi busome igice cya mbere kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 32 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 20. Ikindi gice turagisoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 umurongo wa 5 turageza ku murongo wa 17. Dusenga Imana. Mana turagushimye, ni wowe wemereye buri wese uri muri ibi byicaro kugira ngo aboneke mu nzu yitiriwe izina ryawe, kandi urugendo tumaze kugenda uhereye igihe twakiriye twebwe twese twemeye ibyo wadukoreye ni byiza, izina ryawe rihimbara. Turi hano rero duhagarariye benshi, buri wese afite byinshi azirikana kandi yifuza ko hari icyo wakoraho, ariko reka dushyire umukozi wawe mu biganza byawe, umukozi ikara ryaka ku munwa, avuge nk'ubwirijwe nawe, umukoresha icyo ushaka, natwe duteze amatwi, turinde kirogoya zose zihunga aho turi aha, dufashwe nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umurongo wa 13 mu butumwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umurongo wa 13 mu gice cya 32 turageza ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe, ndetse bizamera no ku mazu anezeza yose yo mu murwa w'umunezero, kuko urugo rw'umwami ruzatabwa, umurwa rutuwe cyane uzaba amatongo. Umusozi n'umunara w'abarinzi bizaba ubuvumo iteka ryose, bizaba inama y'imparage n'urwuri rw'amashyo, kugeza aho umwuka azadusukirwaho avuye hejuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, umurima wera bakawita ishyamba. Maze urubanza rutabera ruzaba mu butayu, gukiranuka kuzaba mu mirima yera cyane. Umurimo wo gukiranuka n'amahoro kandi biva gukiranuka ni ihumure ry'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, babe mu mazu akomeye no mu buruhukiro butuje. Ariko ishyamba rizagushwa n'urubura, kandi umurwa uzasenywa rwose. Murahirwa mwaba biba mu nkuka z'amazi yose mwe, mukahabwiriza inka n'indogobe. Dukomeze mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice 2 umurongo wa 5 turageza ku murongo wa 17. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batamenye gukunda ukuri kugira ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ariko bene data bakundwa n'umwami wacu,
dukwiriye kubashimira Imana iteka kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Nibyo yabahamagariye ibahamagaje ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba ari zo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Nejejwe n'Imana mu mutima bwo kubona uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Iri jambo tugiye kuganiraho rifitanye isano cyane n'iryo duherutse kwiga mu cyumweru cyashize umunsi nk'uyu. Ryari rifite insanganyamatsiko igira iti Imana yaduhaye isezerano ry'amahoro. Haleluya. Imana yaduhaye isezerano ry'amahoro. Muri iki cyigisho twarebeye hamwe bimwe mu bintu bishobora kubuza abantu amahoro. Ntabwo ndi bubirondore byose, ariko umwigisha yabigarutseho. Icya mbere yatubwiye ni icyaha. Kuba mu buzima bw'icyaha, kwemera kamere yacu ikadutegeka, ikadukoresha ibyo twishakiye, bituvana mu isezerano ry'amahoro. Icya kabiri yatubwiye ni ishyari n'ingero nyinshi yagiye aduha twibuka. Ikindi navuga yavuze ni ukwiganyira. Yabivuze mu mvugo nziza, aravuga ngo kwiganyira ni inkoni ikubita kwizera. Twabonye kandi ko isezerano ry'amahoro ritabasha gutebuka iyo umuntu atari muri uyu murongo, kandi tubona na bimwe mu bintu bishobora gutebutsa isezerano ry'Imana cyangwa bigafasha abizera kurihagararamo neza mu gihe bategereje. Bimwe mu byo twaboneye hamwe harimo kurangwa n'ineza cyangwa kugira neza n'ubuntu. Harimo kutiganyira, kwiyubaha, gukiranuka muri byose, ku bintu bitoya n'ibinini cyangwa ku gato na kanini, gukora ibishimwa n'Imana n'abantu, ibizira umugayo byose. Haleluya. Izi ni zimwe mu ngingo umwigisha yatuganirijeho atubwira ibanga ryo kuba mu isezerano ry'Imana, isezerano ry'amahoro. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero ntabwo ijya kure y'iyo ngiyo. Imana yifuje ko twongera kubigarukaho kugira ngo tumere nk'abitsindagira. Abanyarwanda bo bakunda kuvuga ngo amagambo aryoha asubiwemo. Insanganyamatsiko tugiye gutekerezaho iravuga ngo gukiranuka ni isoko y'amahoro n'ihumure. Haleluya. Gukiranuka ni isoko y'amahoro n'ihumure. Ibi byose Pawulo intumwa yabihuguje Abafilipi, ariko nanone yongera kubihuguza Abatesalonike muri uru rwandiko rwa kabiri yabandikiye nk'uko twabisomye. Natwe uyu munsi izi mpuguro ziratureba. Pawulo arababwira ati abantu b'Imana
mugomba kurushaho kuba maso, kuko Satani akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo abayobye. Pawulo arerekana ko intore z'Imana zigenda zirushaho kuyoba, kandi tukayoba inzira y'ukuri. Ikinyoma no kwimura Imana mu buzima bwacu bigenda bifata intera ikomeye cyangwa se intera iremereye. Igitangaje Pawulo avuga hano nuko Imana imaze kubona ko abantu batakaza ukuri, abantu bareka kuyubaha, ngo nayo irabareka bagatwarwa n'inyigisho z'ibinyoma. Birashoboka ko Imana ibibona ko nta garuriro umuntu agifite cyangwa nta garuriro abantu bagifite, ikagenda ibareka kugira ngo ibi bakora ubwabo bibabere isomo, kugira ngo ibi bakora ubwabo ari byo bibahana, ibi bakora ubwabo bigaruke bibabere umutwaro, itiriwe ibahanisha uburakari bwayo. Pawulo agira ati, kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Bene data, ibihe dusohoyemo ntibitandukanye na gato n'ibihe Pawulo avuga, aho usanga mu mibereho y'ab'iki gihe kwizera Imana, gusenga, guterana kwera, abantu bagenda babyigiza kure yabo. Kumva ijambo ry'Imana bikaba ibintu bidafite umumaro, gufata igihe ngo usenge bikaba ibintu byashaje. Umwuka ubuza abantu gusenga no guha agaciro Imana n'ijambo ryayo, nizo mbaraga z'ikibi n'ikinyoma biyoboye ab'iki gihe, ariko nabo ntibarasobanukirwa. Ese uyu mwuka uyoboye ab'isi muri iki gihe ubasha kubaha amahoro? Uyu mwuka uramutse wemerewe ukakuyobora, ukumva ko gusenga ntacyo bimaze, guterana kwera wabikora cyangwa ntubikore, bitakureba, ese uyu mwuka waguha amahoro? Uyu mwuka ubasha kuguhumuriza? Ndatekereza ko ibibazo buri wese uzi Imana ashobora kubisubiza. Ijambo ry'Imana ryo rirabivuga neza, rikavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro y'abanyabyaha. Abantu bahisemo kuba mu byaha no kugenda mu mwijima bahora bameze nk'abahanganye n'Imana, bahora bameze nk'abari mu ntambara. Babasha bate gutsinda urwo rugamba? Njya nkunda kwibaza cyane ku muntu. Umuntu ni imwe mu nyamaswa nk'izindi zose, wenda abana ntabwo babyumva neza. Ibyaremwe byose natwe turimo, inyamaswa Imana yaremye natwe turimo, ariko tugerageza kumva ariko dufite imbaraga zikomeye kurenza izindi nyamaswa. Ariko nyamara iyo urebye umuntu usanga ariko kanyamaswa gafite imbaraga nkeya kurusha izindi nyamaswa zose zaremwe. Kari mu tunyamaswa tubaho n'igihe gito kurenza inyamaswa nyinshi ziriho. Kari mu nyamaswa zibasha kumenya ibintu bike ugereranyije n'izindi nyamaswa. Kugira ngo mubyumve neza, mukore umwitozo mu ndebe. Buri muntu wese natekereze niba azi ikintu kimuri inyuma, hano inyuma, ahangaha. Hari umuntu urimo kukimenya buriya? Mwese mu ndebe imbere hari umuntu uzi ikintu kiri inyuma yawe hano? Rwakubwira hano ku musaya ntiwahareba. Ni urugero rutoya rwo kugira ngo mbereke ko umuntu ni akanyamaswa gafite imipaka
gafite intege nke rwose. Ibyo tubasha kumenya, ibyo tubasha gukora ni bike cyane, ubushobozi bwacu ni bukeya. Ariko kubera ko dufite intege nke cyane rwose, bituma kwiyubakamo ikintu cyo kwishyira hejuru, kwiyemera no kubwira Imana ngo buretse, umuntu agashaka kugerageza kugira ngo za mbaraga ze nkeya azihishe. Ukazihisha muri ubwo buryo, Satani nawe akagutwarira aho ngaho, ukajya kure y'Imana. Umuntu rero imbaraga afite ni nke, ariko guhisha ibyo byuho afite, Satani nawe amutwarira aho ngaho, twumva turi abantu b'ibitangaza. Ijambo ry'Imana rero ryabitubwiye neza, riravuga ngo uwo mugome Yesu azamwicisha umwuka uva mu kanwa ke. Haleluya! Ngamutsembeshe kuboneka kwe. Ubwo Yesu azigaragaza, uwo mwuka ukora mu buryo bwa Satani, ubuza abantu guhamya umwami Yesu, ubuza abantu kurushaho kwegera Imana no kuyisenga, uwo mwuka ufite igihe gito. Ariko kuko abawurimo, abawukoresha, abawamamaza ari ba bantu nyine baremanye imbaraga nke cyane, barushaho gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bakwereke ko hari umwuka urambye, ariko nta burambe ufite. Mu yandi magambo, uyu mwuka ujyana abantu kure y'Imana, inyigisho n'ibindi byose bibuza abantu kwizera umwami Yesu, ntibikwiye guca abantu intege, ntibikwiye kubatera ubwoba, kuko igihe cyabyo ni kigufi. Haleluya! Bavandimwe muri Kristo Yesu, muhumure, kuko ibanga ryo kunesha rirahari. Ibanga ryo kunesha umwami Yesu yararitubwiye. Dusenge ubudasiba kandi duhanire kwegera Imana no kuyikiranukira. Twirinde kwakira ibije. Kwegera Imana no gukiranuka ni isoko y'amahoro arambye n'ihumure ry'iteka. Niko Bibiliya yatubwiye. Ibanga ryo kunesha Pawulo avuga ni naryo twabonye muri Yesaya igice cya 32 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 20, aho agira ati, umurimo wo gukiranuka n'amahoro, kandi umurimo wo gukiranuka n'amahoro, kandi ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Haleluya! Yani magambo, abakiranuka, aba mu buzima ngo kwegera Imana neza, babasha kuba mu mahoro, babasha gutanga amahoro, kubera ko umuntu atanga icyo afite. Icyo udafite ntiwagitanga. Iyo udafite amahoro ntayo waha abandi. Hari umuhanga mu bijyanye n'uburezi yaravuze ngo kugira ngo umuntu atange urutoki cyangwa ikiganza nuko aba afite akaboko. Abadafite amahoro ntibashobora kuyatanga. Kandi uko abantu barushaho kwirwanirira ngo bishakire umutekano, birinde, niko imbere yabo mu mitima amahoro arushaho kuba makeya. Igeze gutanga urugero ku bantu bavuye nko kubikuza amafaranga kuri banki menshi. Abenshi burya bagenda bakibaguza ngo barebe niba nta muntu wababonye. Iyo umuntu yagejeje mu rugo ukayabika nko muri kabati, umugabo abwira umugore ati ucunge mu idirishya ngenda arancunze ku rugi. Uko urushaho kwikomeza wigira umuntu unemereye, wicungira umutekano cyane, niko amahoro urushaho kugenda uyabura. Umutekano ukawikikiza, ariko buri we akaba nta mahoro ufite. Siko bimeze se? Uko urushaho kumva wowe wakwirwanira bigakunda, niko muri wowe amahoro arushaho kubura. Ariko Yesaya arimo arerekana ikintu gikomeye hano, akavuga ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi kwiringira Imana no kuyikiranukira ngo bitanga ihumure ridashidikanywaho ry'iteka ryose. Abari muri Kristo
abafiteho Imana ho ibanga bagendana nayo baba mu mahoro, baba mu mutuzo n'ihumure, naho ibihe byaba bikomeye babasha gutuza bigakunda. Haleluya! Aya magambo y'ihumure Yesaya arayabwira Abisiraheli nyuma yo kubahanurira ibintu bikomeye cyane, bigaragara ko bari barataye Imana, barayigije kure cyane. Ntabwo kandi binatandukanye n'umwuka turimo muri iki gihe ku isi, ahantu abantu bagenda batakaza kwegera Imana. Gusenga bikaba ari ikintu gishaje, gusenga bikaba ari ikintu kidafite icyo kivuze. Umuntu usenga akagaragara nk'umuntu wataye igihe cyangwa umuntu upfusha igihe ubusa. Abisirayeli nabo bari bari mu mwuka umeze nk'uyu nguyu. Yesaya arababwira ngo mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe, ndetse bizamera no ku mazu anezeza yose yo mu murwa w'umunezero, kuko urugo rw'umwami ruzatabwa, umurwa wari utuwe cyane ukaba amatongo. Yesaya arababwira ibintu bikomeye, aravuga ati uko mwabigenza kose, imbaraga zose mwakoresha ngo mwiyubake, mutubake Imana mu mitima yanyu, byose ni imfabusa. Yesaya akavuga ikindi kintu gikomeye gitsindagira ibyo navugaga, aravuga ngo umusozi n'umunara w'abarinzi bizaba ubuvumo iteka ryose. Yandi magambo ni za mbaraga wowe wumva wiyubakira, ni kwa kundi wikikizaho ibintu bikakujyana kure y'Imana, ukumva wowe ufite, mu gifaransa byita ngo ni garanti, ukumva wizeye ko nta kibazo, ukumva utanyeganyezwa. Yesaya aravuga ngo kuba ibi byose ubyubaka nta Mana ufite, ngo byose bizaba amatongo. Umusozi ngo n'umunara w'abarinzi, mu yandi magambo ni nko kuba ufite uburinzi bunini cyane wishyiriyeho, byaba ari ikoranabuhanga dukoresha, byaba ari abasore wajya wishyura buri kwezi bakakurinda, ariko bakubwira ngo ibi ngibi ni ubusa. Waba ufite assurance, mituweli n'ibindi, za assurance zo kwivuza, kavuga uti sinshobora gusenga n'indwara zajya kwa muganga bamvuze, ubu Yesu ntago mwumva, ntago mubona. Yesaya akakubwira ngo ibyo byose bimeze nka wa musozi n'umunara w'abarinzi, nabyo bizahinduka amatongo. Mu yandi magambo, iyo utizera Imana, hari igihe kigera Imana ikakwereka ko ihari, ibyo wari wizeye ukabona ko ari imfabusa. Nicyo Yesaya arimo kubwira ubwoko bwe, ngo ariko ku bahindukirira Imana hari ibyiringiro, kuko ibi byose nimwizera Imana, umwuka wera azadusukwaho avuye hejuru, maze ubutayu bube imirima yera cyane, umurima wera bakawita ishyamba. Haleluya! Haleluya! Ngibi ibyiringiro Yesaya arimo gutanga nyuma yo guhanurira abantu ibintu bikomeye, kandi ibyo ababwira si ukubatera ubwoba, ni ukubabwira ukuri kuriho. Nawe witekerejeho ugasubiza amaso inyuma, ukareba ubuzima ubamo, ukareba ubuzima bugukikije, ukareba aho ukorera, ukareba abo mubana, ukareba imitekerereze bafite n'imyumvire bafite ku kwizera Imana no gukurikira Umwami Yesu, wabona ko ibi Yesaya yavugaga natwe tubirimo uyu munsi. Ariko araduha ijambo ry'ihumure rikomeye ngo Mwuka Wera nadusukwaho, ngo ubutayu buzahinduka imirima yera. Haleluya! Mu magambo, abantu bagandukiye Imana n'ibigaragara nk'ibikomeye n'ibigaragara nk'ibiruhije byakoroha, n'ibigaragara nk'aho nta buzima buhari byakemuka, ubuzima bwaboneka. Tumva itegeko ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri, hari aho batubwiye ngo nimwumvira amategeko mbategeka uyu munsi, nzabaha umugisha, nzabagomororera imvura, muzahinga mweze, muzabyara muheke. Imana yacu ntabwo igiye igipini,
ibyo Imana itubwira ntabwo ari ukudutera ikinya, ni ukuri k'ubuzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana Yesaya arakomeza kuvuga ngo hahirwa ababyumva bakabyemera bakabikurikiza bakabibamo kandi barabibona. Gukiranukira Imana ni isoko y'ihumure, ni isoko y'amahoro arambye. Bakundwa, nubwo ingaruka zo kwimura Imana ari nyinshi kandi ziremereye nk'uko Yesaya abivuga, haracyari ibyiringiro kandi ibyiringiro bishyitse. Nimugarukira Uwiteka Imana yanyu, muzasukwaho, muzahabwa umwuka w'Imana, muzahabwa umwuka wera. Haleluya. Umwuka wera azaza ari imbaraga, imbaraga zihindura byose, imbaraga zisenya ibitubuza gutambuka, imbaraga zitwubakira aho twifuza kugera, imbaraga zikuraho urupfu, imbaraga zizana amahoro n'ihumure ku bizera Imana. Ibyo bishoboka bite? Ibanga ni irihe? Gukiranuka ni isoko y'amahoro arambye n'ihumure iteka ryose. Turusheho kubitekerezaho, twisuzume, dukanguke. Haleluya. Umuhanuzi Yesaya n'intumwa Pawulo bakomeze kutwigisha, badufashe kubara iminsi yacu, badufashe gusobanukirwa ibihe turimo, ko dushobora kuba tubirimo tutabizi. Abantu bakaba mu bihe by'umwuka mubi ujyana abantu kure y'Imana, bakagira ngo ni ibisanzwe. Ibihe dusohoyemo icyo bihatse ni iki? Ikihishe inyuma y'ibivugwa, ikihishe inyuma y'imyitwarire y'abantu bumva ko gusenga nta gaciro bifite ni iki? Twanzure dufatanyije na Pawulo nk'uko abivuga, tugira tuti Imana yabatoranije kandi batoraniriza agakiza, agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, muhagarare mushikame, mukomeze inyigisho mwigishijwe. Haleluya. Naho zaba arizo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu, nuko Umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Bavandimwe, ndagira ngo nsoze nongera kubibutsa ko gukiranukira Imana ari isoko y'amahoro n'ihumure ry'iteka. Imana ikomeze kutwigisha kandi Mwuka Wera agira icyo akora mu mutima wawe.